yabaga mu byaro yarihebye yabona gudunga no bamanye babaga rwavuye gutembera mafude shedi na ya mihezo yahonaga yibaza uko yazaviyo niyarazibye inzida zizazana yahonaga mu nduruwe n'ababyeyi gakeda cyane mu mihana bakamudaza hanze atodongera yatorotse abiwaba barigabye yapfumuye mu cyanza barinaze yadafitanye ndende na shadide kwazamujyana Kigali agasharama aho umutindi yanitse n'idive niwo mugani waje mu byanjyubwo mushenzi mugezeho ubwo baranyanze ngo subirayo ntabwo nari njyanze ariko KGL ntabwo nitunze nubwo nza nk'abakeza ngo mba nifunze singira naho ndarandara nigunze nikakagangi kanjye naranyuzwe nakambije misura mba ndishimye bekaga kapu kanjye narinzanye ngira amasoni subirayo nitsimbye muri icyo gihe inshuti zimurwa amenyo ngo wakatiye ishuri warivuyemo inzozi zawe zanze kubimamo zidegiteri donahora tubaza wadika iki gihungu cyo kwa Mayida ko kitakiza kwiga cyararadutse tukamubwira ntabwo uzagaruka story zanjye niga nizimwe z'amaniga story zanjye niga zisa nk'izawe niga story zanjye niga nizimwe z'amaniga story zanjye niga zisa nk'izawe niga icyo usaba ntaho kijya niyo wabura umutindi nyakujya nyuma yaho naje gupapara datadasa ndimo kwahira bambonye umunada wandizihiwe namudiye injuga badizihiwe mufasha kujyana inyana mu rwuri kububaga ubwatsi byari hatari musaba ko yanzana ikigadi arambwira mbanze mbaze papadi byo yambwiye byose ca mu gikadi gusa mu gitondo byabaye mbadi nashize imumu mbonye ngeze muri gadi natangiye urugendo rwo guhiga imadi nashakaga ejo nzaba umunyemadi kubunyobwa n'ibidufu mu gishanga mu bacuyi beshi ndayifira nkanda kwikadito na mishwarigwa gitwaza kokaseri peveka nkora umuganda ndimo nkwe pipingu bya kolodo fesi cyeda kabaye mbona mvuye mu mwanda ndashimbira twani wanyeretswe utayiside kuva mu bapolo nibwo nashidutse ndimo ngana heza kwamagana champion kaze neza nangira sikuru fizi ntagupesa mu bihaye Imana dutozwa gusenga natoroka nkajya gucukura isenga mu bihuru medita ndimo guhanga ndavasi mbona mvuye mu muhanga tazakina nanjye nkakujyana kwanda sinkacya gihe mwayihezaga ibikadi dore ubu ngubu rapituye ku muhanda sinkakera twayikuye mu bishanga yo what's up G Farpi story zanjye niga nizimwe z'amaniga story zanjye niga zisa nk'izawe niga story zanjye niga nizimwe z'amaniga story zanjye niga zisa nk'izawe niga story zanjye niga nizimwe z'amaniga story zanjye niga zisa nk'izawe niga story zanjye niga nizimwe z'amaniga story zanjye niga zisa nk'izawe niga The Truck Slayer. Reka nkumenera ibanga niba ufite ibibazo by'uruhu kuko abamenye Mugisha Spa ubu byarakemutse neza. Aha dufite umwihariko kuri facial skin care, uburyo bwizewe bwo kwita ku ruhu rwo mu maso ugatandukana burundu n'ibiheri, imiburu, amasununu n'ibindi byose bituma uruhu rwawe rudasa neza. Dukora kandi na massage z'ubwoko bwose, harimo n'iy'umwihariko udashobora gusanga ahandi yitwa medorotherapy cyangwa wood therapy massage. Tugakora na waxing. Noneho rero wabura umugabo cyangwa umugore gusuka butanoza neza amabanga
bashakanye? Igisubizo ni kwa Mugisha Spa. Tugufasha kureka burundu ingeso yo kwikinisha, tukanavura ingaruka zose byaguteye. Abagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba, kubura ubushake hagati mu gikorwa, cyangwa abagore babuze amavangingo, igisubizo kiri kwa Mugisha Spa. Dufasha kandi abagore n'abakobwa bafite ibibazo by'ama-infection. Ikindi ngwino tugufashe gutandukana burundu n'ibibazo by'imitsi, rubagimpande, inzoka zo mu nda nka amibe, n'ibindi bibazo byose bijyanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Wizuyaze rero, gana Mugisha Spa aho dukorera hano mu mujyi wa Kigali, Kicukiro munsi ya Saint Joseph, cyangwa udusange ku ishami ryacu riri Rubavu mu mujyi. Ushobora no kuyoboza neza uduhamagaye kuri 07 88 45 02 45. Mugisha Spa, ubuzima buzira umuze. Nakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho. Urumva ibaza nawe sankara mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki? Bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Ya aracari Canada Premier umva. Narabwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, masaramanje, mitako yo mu nzu, amagariderobe, ibitanda. Buriya nta kintu cyoza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose. Wowe tanga commande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture ibaza n'abantu sankara mvuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana, saramanje byiza cyane, hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe kubera ukuntu haba hasa. Ukeneye byinshi bitandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusajya kuri Kwizerwa Arts Furniture. Hey guys, muzane nanjye muri Kwizerwa Arts Furniture aho tugiye kubereka ibyiza bitatse furnitures zo muri Kwizerwa Arts Furniture. Come with me and enjoy this ride. Uko mwabibonye mu rugendo rwacu muri Kwizerwa Art Furniture, they have beautiful things. Bafite intebe nziza, bafite ibitanda byiza, bafite amatablo meza yo kudekora mu nzu yawe, bafite dining table sets nziza cyane, bafite tables meza, bafite utubati twiza, bafite TV stand nziza cyane, kandi nkubwira yuko ushobora kuzana na order ukayibahereza, ukazana ifoto wakuye kuri Pinterest, barabishoboye rwose. Ukazana ifoto ukabereka intebe ushaka, ugatanga command, bakabigukorera kandi bakadeliveringa neza and on time. Kuri babandi bakunda intebe za kwire, nukuri noneho ziri muri form iteye ubwoba kandi nziza, ngira ngo murabibona, ni nziza cyane, zifite design nziza, ziri very puffy, they're very comfortable,
they're just amazing. Kwizerwa Arts Furniture bafite dining table set nziza cyane nkuko muyibona n'izindi nyinshi ndi ugende mbereka. Kwizerwa Arts Furniture bafite intebe nziza nk'iyi nicayemo ni nziza cyane, iri very comfortable. Noneho iyo bije kuri TV stand, Kwizerwa Arts Furniture barayoboye kuri TV stand nziza cyane yabera iwawe yabera urugo rwawe. Babafitiye dining table sets nziza nk'iyi ngiyi muri kureba hano ifite intebe 10. It's a set of 10 chairs. What an amazing thing. Ugeze hehe uza kureba zino ntebe koko? Kwizerwa Arts Furniture iherereye Gisozi, niho bakorera, bafite showroom muri Gisozi, bakora neza, bafite akazi gasukuye, intebe zabo ziri very nice, the texture they use of the material is really good. Ndagushishikariza kuza muri Kwizerwa Arts Furniture ubundi ugahaha neza. Erega uyu mugabo arafite imbaraga zo kuba yatubwira wamutumye cyangwa se akarekera. All he has to do is tell us what we need to know. Urumva icyo twari dukeneye kwara kugira tubwire wamutumye ninde kugira ngo yiceho ruhe nta bindi nawe yanze kuvuga ingaruka agomba kuzirengera. Umugabo akwiye kubabazwa bigeze aha ngaha. No one does. Nta n'umuntu ukwiye ukwiye kubabazwa bigeze aha. Enough chit chat. Wake Aba hagabanyije by'amasantima mukobwa we. him up, but don't numb him. Cyangwa icyo dugusaba wongera umukangure ariko natwe tumunangure. Umva imikangure imivugire. Need to get to work, and he needs to feel it. Yareka ngomba kumaza akazi kanjye kandi uyu agomba kubyumva ko dukeneye amakuru. No, I need to get back to work Nkeneye gusubira mu kazi urabyumva. so I can save him again. Kugira ngo nongere mutabare umva biraza kunyira bimvune. If he dies, you're not gonna get anything out of this. Do Kandi mukamukongeye kumukangura nta muntu umwe uri mukurema amakuru muranyumva. you understand? Muduyana abintu byo kumansura se oya. Strip ride and Strip ride nagari ibintu byo kumansura. new Vegas rideshare app. Ati rwose new ride share app ni app yo gutwara abantu. Wait, don't you need a visa? Narese ibyo bintu na reka nkumenere ibanga niba ufite ibibazo by'uruhu kuko abamenye Mugisha Spa ubu byarakemutse neza. Aha dufite umwihariko kuri facial skin care, uburyo bwizewe bwo kwita ku ruhu rwo mu maso ugatandukana burundu n'ibiheri, imiburu, amasununu n'ibindi byose bituma uruhu rwawe rudasa neza. Dukora kandi na massage z'ubwoko bwose, harimo n'iy'umwihariko udashobora gusanga ahandi yitwa medorotherapy cyangwa wood therapy massage. Tugakora na waxing. Noneho rero wabura umugabo cyangwa umugore gusuka butanoza neza amabanga y'abashakanye, igisubizo ni kwa Mugisha Spa. Tugufasha kureka burundu ingeso yo kwikinisha, tukanavura ingaruka zose byaguteye. Abagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba, kubura ubushake hagati mu gikorwa cyangwa abagore babuze amavangingo, igisubizo kiri kwa Mugisha Spa. Dufasha kandi abagore n'abakobwa bafite ibibazo by'ama-infection. Ikindi ngwino tugufashe gutandukana burundu n'ibibazo by'imitsi, rubagimpande, inzoka zo mu nda nka amibe n'ibindi bibazo byose bijyanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Wizuyaze rero gana Mugisha Spa aho dukorera hano mu mujyi wa Kigali Kicukiro munsi ya Saint Joseph, cyangwa dusange ku ishami ryacu biri Rubavu mu mujyi. Ushobora no kuyoboza neza uduhamagaye kuri 07 48 45 02 45. Mugisha Spa, ubuzima buzira umuze. ya aracari sakala da premier umva. Narababwiye ngo ahantu honyine wasanga ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho by'ikinyejana ni muri Kwizerwa Arts Furniture hariya ku Gisozi. Intebe nziza, amasaramanje, imitako yo mu nzu, amagari de robe, ibitanda. Buriya nta kintu cyobaza kubona umuntu ari umusirimu ariko atuye habi cyangwa se afite ibintu byo mu nzu biraho bigoswe. Rero Kwizerwa Arts Furniture yaje ari igisubizo ku banyarwanda ndetse aho waba uri hose. Wowe tanga komande tuyikugezeho vuba cyane byihuse. Kwizerwa Arts Furniture ibaza n'abo hantu usanga aravuga indi nanjye abanyarwanda urumva kambasangiza ibyiza nta mpamvu yo kubyihererana. Nawe ndebera intebe z'ikinyejana, saramanje byiza cyane, hamwe udaterwa ipfunwe no kwemvita abantu iwawe kubera ukuntu haba hasa. Ukeneye byinshi bihatandukanye ni kuri iyo nimero wahamagara Kwizerwa Arts Furniture cyangwa se no kuri IG kuri Instagram udusanga kuri Kwizerwa Arts Furniture. Me, I'm exposed out there. Amerikari arukuntu umurwayi abarembye bare ubukurikira condition arimo nk'umuntu waje kumuvuza akavuga ati uyu muntu wacu munamuteye igishinja kananguka nta kibazo kubera ko nubundi arimo arandavura kandi imyaka arimo
nta makiriro nta kaza rwa rugo ry'ingwe rwitwa Chiki ruyobora abakobwa muri gereza hano harugenda agaha amakuru Tereza y'uburyo kugira ngo aze kugifera cyumve ko ari umupfumu kumba kura amakuru hanze. He said that Chiki got burned in a house fire when her mother and niece urumva uwo mukobwa Chiki yahiriye mu nzu ari kumwe na nyina passed out smoking. mama yitwaga Nita araza guhera kubera umwotsi mwinshi. I mean no disrespect but the minute musaza wawe nago ari ukumwubahuka gusa. Yes. gusa arimo aravuga hano hanze amagambo menshi. And I know what they're saying. Just kandi ibyo bavuga ndabizi. because I know you're going to help me put a stop to it. ariko ndashaka umfashe aba magambo yose bavuga kuri musaza wanjye agabanuke. This isn't a discussion. binagatumiza inama. People know ndashaka utume abantu bose bamenya ikintu kimwe. brother has my full support. ndashaka uze kubwira abantu bose bari mu bakaritero yuko musaza wanjye muri inyuma kandi bagomba kumutinya bakanamwuba. kurikiza ko isaza arangije na ruya rupfu rwabaye hano. say goodbye to the love of his life. It's urumva uriya mudamu yaje gusezera uwo akunda umugabo we Ernest sanga yakarenze. made me feel something. nanjye numvise mu mutima biri mu birambabaza kandi byarangiye twakoze akazi kacu.